rero iyo Imana iguhamagaye ntabwo bivuze ko ucutse uracyari ku birenge by'Imana kuko mu by'ukuri nubwo turi mu muhamagaro ariko amaherezo si mu muhamagaro. Haleluya. Amaherezo ntabwo ari mu muhamagaro, amaherezo ni mu bwami bw'Imana kuko bakijijwe aho niho tugana. Ntabwo bizarangira tugenda gutyo, ahubwo uyu munsi nshobora kugira iherezo ryanjye. Niyo mpamvu ngomba kujya mu muhamagaro nkabwiriza abantu baremwe ubutumwa bwiza, ariko kandi nkazirikana n'ubugingo bwanjye, nkamenya ko uyu munsi nasoza urugendo cyangwa se ejo impanda yavuga cyangwa ejo bundi nshobora nanjye kugenda. Ibyo ngibyo bikantera kuguma ku birenge by'uwamamaye. Numva ari icyo navuga. Nahoze urimo uvuga ibyo natekereje ku mugabo Imana yatumye ku mwami umwe ngo aragenda amubwira ibyo Imana yari yamutumye. Imana yari yamutumye ngo ugende umubwire ngo ejo iki gicaniro kizasadukamo kabiri. Ayo magambo ngira ngo namwe murayazi. Noneho ngo umwami ahera akamutunga ukuboko ngo aramubwira ngo icyo kigabo nimugifate, ukuboko kuranyunyuka. Hanyuma umuhanuzi Imana yari yatumye ngo yamubwiye ngo ntuzagire icyo urya, ntuzagire icyo unywa. Aha baramuhamagara bati umuntu w'Imana, ngira ngo izo nkuru nazo ni ndende ntabwo nazitindamo. Baramubwira ati ngwino dusangire, dore watubwiye ubutumwa bwiza, ngwino tuguhe ka cyayi, bya bintu by'abantu b'Imana namwe murabizi. Ngo tangira kubirata, ngarabwira ngo ngiye Imana yambwiye ko sinzajya inama, sinzajya inaha, ngo ahubwo ngo nagiye. Ariko ngo akigenda ageze mu nzira ngo bohereze umuhanuzi w'umusaza, uramubwira ngo nanjye nk'uko w'Imana mbwiye, warambwiye ngo garuka, ngo ngwino turye tunywe, ngo mura nta kizaba. Ngo nuko ahera akasubira inyuma. Hari n'ibyo duhura nabyo mu muhamagaro. Mu nzira y'umuhamagaro bidusaba ko ufite ikintu wavuganye n'Imana kandi ukumva ko ijwi wumvise cyangwa icyo Imana yakubwiye ujya mu muhamagaro nicyo ugiye gukomeza. Imana itugirire neza. Umukozi w'Imana yavuye iwabo muri Amerika ajya mu guhinga, agenda afite ishyaka mu by'ukuri, yumva afite imbaraga zo kuba yakorera Imana, ariko agezeyo ibyo yibwiraga birahinduka. Ariko asubiyeyo ku nshuro ya kabiri, asubiyeyo wumve ko yasubiyeyo iwabo akongera guca bugufi, noneho akabaza Imana icyabiteye. Abantu rero bajye mu muhamagaro w'Imana ukabona ngo niyo ibintu bigoramye, ubundi gukora icyaha ntabwo ari ikibazo. Kandi buriya umuntu muzima wese yemera kugirwa inama. Nimba umuntu akoze iki kintu ukamubwira uti sigaho akakireka, no mu migani y'ijambo rirabivuga. Iyo ubwiye umuntu ngo sigaho akumva, uba ubonye inshuti yawe. Ariko iyo ubwiye umuntu udashaka guhinduka, ahubwo uba uhamurikije umwanzi mushyashya ugiye kumurwanya. Rero Bonke yasubiyeyo abanza kugaruka mu bihinda ariko azanye n'ijwi ry'Imana rimubwiye ngo noneho genda ndabana nawe. Rero ushobora guhamagarwa ariko wagera ugatana mu nzira mu by'uyu muhamagaro. Ariko iyo ubonye ibintu bitagenda neza umenya yuko hari ikibazo. Se niba ufite ubwenge 100% wenda n'ibyo umwuka tubiretse da ubwenge bwakavukire, iyo ubonye ibintu bitagenda neza ntiwibwira yuko hari ikibazo. Amakosa yo ni menshi mu muhamagaro, ariko turavuga makeya wenda n'abandi bazaza kuri kamera za Baho TV barushaho gusangiza abantu bagakurikiranye andi makosa agenda akorerwa mu muhamagaro. Ariko ndagira ngo tuganire kuri discipline mu muhamagaro. Naje kugira ikibazo kimwe, donc hari igihe usanga umuntu wagakosoye ibintu ari bubyica, ugasanga umuvugabutumwa wakavuze ivugabutumwa rikura abantu mu byaha niwe ukora ibyaha. Sinzi niba muri kunyumva. Ugasanga umuntu wakagombye kuba ari umudiyakoni mwiza, urubyiruko natwe dufite kureberaho, ariko ari gukora ibintu bihabanye n'umuhamagaro. Sinzi twarushaho kuvuga kuri iki kintu, discipline cyane mu muhamagaro. Discipline mu muhamagaro wenda kugira ngo mbafashe. Ugasanga umuntu w'umuhanuzi, kandi Bibiliya iravuga ngo ugasanga umuntu w'umuhanuzi ariko habaye akaduvayo mbega mu itorero bari guhanura, akaduvayo.
umwuka w'Imana ugira ubwabyo ugengwa na nyirawo kandi ntabwo akorera mu kavuyo. Ugasanga itorero ryose rivuza indimi, hari indimi kandi Bibiliya si uko ivuga, kuko Pawulo yaravuze ngo babiri cyangwa batatu bavugira indimi zitamenyekana mu iteraniro, ngo umwe muri bo aceceke undi ategama, nimba yarahawe impano zo kuzisobanura azisobanura, kuko ngo uvuga ururimi rutamenyekana aba yiyungura ubwe, ariko ntacyo aba yungura iteraniro. Ugasanga ni ibintu nyine disipurine kuri icyo ngicyo. Disipurine mu muhamagaro ni ikintu cy'ingenzi cyane. Uvuze kuri icyo uranyibutsa, nari ndi ahantu hamwe ngiye kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Umubyeyi umwe arahaguruka atangira guhanura. Urumva utangiye gusoma icyanditswe, reka nabyo ni ubuhanuzi. Ubundi ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Urumva urahagurutse afite mikorofone, utangiye gusoma icyanditswe, undi nawe arahagurutse atangiye kuvuga indimi, ati mwumva uko ivuze, akabigira akavuyo, bakamufata noneho akamera nk'umusazi cyangwa ukabona bamwe baramufata, bamwe barafata, undi arafata hasi. Rero disipurine mu muhamagaro ni ikintu cy'ingenzi. Tuzagenda tunabibona nk'uko twatangiye tubivuga. Iyo umuntu ari mu muhamagaro agira uko arerwa. Mu by'ukuri uzarebe n'umwana wavutse ariko ntarererwe muri famiye, hahandi mu muryango bamubwira bati umuntu mukuru wavuze kirazira ko umwana muvugiramo, bamubwira bati iyo umwana ari mu rugo yitwara gutya na gutya, yumvira ababyeyi, akumvira papa na mama, kubaha abakuru be. Mbese buriya no mu itorero ni ahantu hameze nk'aho harererwa umuhamagaro. Ni mu muryango mu buryo bw'umwuka, hahantu harererwa imihamagaro. Niba ndi umuhanuzi nkamenya uko nkwiye guhanura n'uko nkwiye kuvuga. Niba ndi umukristo, pasiteri wanjye ntazahagara imbere ngo avuge ijambo ry'Imana, nanjye ntangire gusakuza ngo uko Imana ivuze. Ibyo ngibyo gukurira mu itorero cyangwa se kwigira ku birenge by'uwaduhamagaye biduha disipurine yo kumenya uko twitwara mu muhamagaro. Iki ngicyo ni cyo abantu bakwiye kukimenya. Umuntu ntabyuke ngo hano uyu munsi ejo abone birasohoye ahita avuga ati ubu nakuze. Ubu nakuze singire ku rwego rw'abo dusenga, singire kuri uru rwego rwo guhora nceceka ntavuga. Nakuze nkwiye kugira aho njya nkazajya mbivuga uko mbishaka n'uko mbyumva. Mu muhamagaro hakenewe disipurine, hakenewe ikinyabupfura, hakenewe kumenya uko umuntu agenda, hakenewe kumenya uko umuntu agenda akura, hakenewe kumenya uko umuntu agenda avuga, ahagera agaceceka, ahagera bikaba ngombwa ko avuga, ahagera bikaba ngombwa ko amenya ko ari bwitware mu muhamagaro bitewe n'ahageze. Ibyo byose rero utarezwe ntabwo ushobora kubibona. Imana itugirire neza. Numvaga ari icyo gitekerezo natanga aho ngaho. Tukiri aho ngaho nanjye hari ikintu navuga aho ngaho. Imana ibahereza umugisha. Haleluya. Ikintu nshaka kuvuga aho ngaho, njye nakoze ubuhembega, njye naritegereje nkanjye nk'umuntu. Pawulo yavuze ngo ibyo simbivuze ngo si Imana ibimbwiye, ariko nanjye ndibaza ko mfite umwuka w'Imana. Rero nanjye Rushema ndibaza yuko mfite umwuka w'Imana muri njye, kandi koko ni ukuri. Haleluya. Buriya uzarebe nk'uko Imana imuhereza umugisha, umwana utarakuriye ku babyeyi bombi byanga byakunda agira ibikomere mu ruhande rumwe. Turagereranya iki? Itorero n'umuryango. Muracyumva neza? Ubwo itorero ari umuryango rero ugomba kwemera kurerwa n'iryo torero. Ikibazo ahubwo dufite muri iyi minsi bene data nuko n'uwitwa ngarakurera nawe nta burera afite. None se ko umuntu atanga icyo afite, uyu muntu nawe akaba yaravutse afite umubyeyi umwe, uzareba abana njye n'abayibwana. Aba bagore baba bita ngo ku mizigo naho umugore usanga yikodeshereza, ugasanga uwamuteye inda ari Busiya, aho ni ku mupaka wa Kenya, ugasanga na se ntamuzi. Ni ukuvuga ngo uyu mwana iyo akuze akura nawe ntabwo yarageze gute, nta gitsure cyase ageze gute afite, akura ari wa mwana. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuntu umwana w'umugore, kubera iki? Aravuga ibintu gusa anyhow. Rero dukeneye abantu baturera kandi nabo barareze. Ikibazo rero kiri nuko muri iyi minsi n'abaturera nabo babaye abakomisiyoneri mu by'Imana.
yego abantu nagiye kababwiza ukuri tuve mu bintu byo gukina hanze aha ngaha abantu ni abakomisiyoneri niba ufite umwuka w'ubukomisiyoneri hanze ukagera mu rusengero urakomeza gukora commission kuko n'umuntu wari usanzwe hanze utubuka muracyumva neza Yesu aravuga ati jyewe rero ati ngo ushaka kumenyekana ngo wishakire icyubahiro n'ibyo akora ibintu bimwamamaza aba bantu rero bavuga ibiganza birashyushye reka barikamamaza hanze barakora batayizimende kugira ngo isi bayoboke kandi barakoresha igihe cyabo neza kugira ngo rwose bunguke bubatse hano ku isi ariko hari ahandi batubatse rero dukwiye kugarukira nanjye rushema ndimo tugarukira kuko buri muntu azi ahantu yicaye nababwiye yuko buri muntu afite umunzani we kandi uwo munzani arawugendana ntabwo umunzani wanjye ushobora kubeshya ibiro imbere y'Imana nimba ari 80 ni 80 nta n'ikintu kivaho ikibazo rero dufite ni uko dushaka kugaragara neza abantu batureba ariko nyamara byaba byakunda bigomba kugaragara abakomisiyoneri babikore bazikora abakomisiyoneri ariko ni mpamvu ushaka Imana ushaka guhinduka nuko ariko ubukomisiyoneri ukemera kuyoborwa na Kristo kuko n'ubundi niba ari komishoni ariko nanone ni ugukora nawe ubukomisiyoneri ubukora neza yemera kuyoborwa na Kristo kuko nyuma y'ubukomisiyoneri nucunga nabi uzahomba ijuru ariko ubukomisiyoneri bwiza nuko wakwemera kuyoborwa na Kristo akazakura mu bwami butazangirika rero turekeraho disipurine ku myambarire, disipurine mu mivugire, disipurine mu mikorere. Bene data irakenewe uri we wese n'umushumba n'umuvugabutumwa n'umuhanuzi. Bene data bigeze kujya ahantu munyemerere mvuge kano kantu bigeze kujya ahantu ndeba uburyo ibintu bihari hari ibintu by'akavuyo ndavuga ariko undi ibi bintu abantu bajemo barabizi n'uburyo abantu batambutse ubutumwa hari igihe usanga hatarimo disipurine cyangwa se hatarimo kubaha. Umuntu arahaguruka mu iteraniro ahagurutse umumama aramubwira ngo wa mumama we umugabo wawe ni umusambanyi kandi umugabo wawe Imana igiye kumushyira ku karubanda. Bene data turi mu muhamagaro ariko nitutaza gukosora amakosa ya disipurine turaza gushiduka atari umuhamagaro ahubwo ari amakosa. Ni nayo mpamvu Satani ari kugenda arwanya abantu b'Imana. Umuntu w'umumama wiyubashye uramuhagurukije mu by'ukuri icyo si ikintu cyo kuvugira mu iteraniro. Nashaka be umugabo wabikora ariko si ikintu cyo kuvugira mu iteraniro ahubwo ni ikintu ni iki kintu icyo kintu uvuze kiza gufasha abantu bari mu iteraniro. Muhamagare iteraniro rishoje cyangwa niba mubonyeho ikintu kibi umwegere muri mwegere bizafasha guprotekitinga ubutumwa watambukije kuko nimba yazanye na muramukazi we ibintu biraza kuzana nimba yazanye se na nyirabukwe mu iteraniro ibintu ntabwo biza ruraza gusenyuka. Reba rero umuvugabutumwa utubatse urwo rugo ahubwo uruseye. Disipurine irakenewe.